Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV. Tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kuya turusheho gukora imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro gafata ikaramu kagenda wandika igiso cyanya cyo kuri buri kibazo. Urabizi kuri buri kibazo wahagwa ibisubizo bine, kagenda ukacyandika ku gapapuro kaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ngo ikizame cyose dushizeho kugira isomo ryose dushizeho mujye muhita mubibonera ku gihe. Mbibutsa ko ushobora kuba uri gukosora ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu baza, ushobora guhita utwandikira kuri 078 935 16 tukagufasha tukagusobanurira biruseho. Serivisi aba ari ubuntu. Iyo nimero wanayiduhamagaraho mu gihe waba ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu. Kode itiboneka ako kanya, kandi cyiza cyacu tukubikira kode nawe ari kuyifite kugira ngo phone yawe iramutse igize ikibazo uzamenye ukuntu duhita tugufasha. Ndakeka ko maze gufata agapapuro, ndakeka ko maze gufata ikaramu, kadutangire dukosore n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baguhaye. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango ni kiriya cy'umukara cyangwa ikimenyetso. None iki cyapa iyo ukibonye gisobanura iki? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, A aba ariyo, B aba ariyo na C aba ariyo. Iyo ubonye kiriya cyapa ese utekereza ko gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko muntu aribwo bwa mbere ugeze kwa YouTube channel yacu, twamaze gushyiraho video y'ibyapa. Ubonye bino byapa biri kukunanira, wasubira kuri YouTube channel yacu ukareba video tuba twarashyizeho mbere kugira ngo bikorohere. Ndakeka ko maze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko maze kucyandika ku papuro. Ese igiso cyanyacyo ni A, umuyaga w'intambike. Ese igiso cyo kuri ni B, urusaku rwo mu muhanda. Ese igiso cyo kuri ni C, ikibuga cy'indege. Cyangwa se igiso cyo kuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bwiyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, A aba ariyo, B aba ariyo na C aba ariyo. Ndakeka ko maze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko maze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cyanyacyo ni A, umuyaga w'intambike. Kiriya cyapa nukibona ureba, itegereze neza kiriya kirango, uri kubona ko wagira ni nk'akantu kari guhuhwa n'umuyaga, uzamenye ko gisobanura ngo umuyaga w'intambike. Ikibazo cya kabiri babajije cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye. Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru gicishijemo umurongo w'umutuku. Ese iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Iyo bavuze iherezo ni ahantu ikintu kirangiriye. B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Hakaba hari nk'imihanda ufite ibice byinshi, akaba ari iherezo ryawo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, B ikavuga ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Byombi akaba ari byo. D ikavuga ngo nta nzira ihari. Kino cyapa kikaba kikubwira wenda ngo nta nzira ihari, ntabwo wemerewe gukomeza. Ese urabona hano igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Tegereze neza kino cyapa kugira ngo kitazongera kukunanira. Muntu ugifite ikibazo mu byapa wasubira kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere y'ibyapa, ubundi tukajya tubigeraho nka biriya twihuta. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Iyo bavuze abayobozi ntabwo bari kuvuga ba meya na ba gitifu na ba mudugudu, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Ubwo ni umushoferi cyangwa se ni umumotari bitewe n'ikinyabiziga ari gutwara. B. Ahegereye umurongo ukomeje. C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo.
D, A na C nibyo. Iyo bavuze ngo A na C nibyo, A aba ariyo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C ikaba ariyo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese igisozi cy'ukuri ni A? Ese igisozi cy'ukuri ni B? Ese igisozi cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisozi cy'ukuri hano ni D? Ndakeka ko wamaze kwandika igisozi cy'ukuri ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano rero igisozi cya nyacyo ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ndakeka ko ikinyarwanda gutegana mubizi, niba umuntu yanditse H agacishamo akaronko, kwa kundi bandika H n'uturongo tubiri duhagaze duteganye n'akandi karonko gatambitsemo hagati, ubwo muhise mwumva gutegana icyo ari cyo. A, ahanyurwa n'amagare na volomoteri. B, ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C, ahanyurwa n'abanyamaguru. D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ese wowe hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozi cy'ukuri ni A? Ese hano igisozi cy'ukuri ni B? Ese hano igisozi cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisozi cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Hano igisozi cya nyacyo ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi ya mirongo iri aho abanyamaguru bagenewe kwambukirwa iba iteganye n'uriya murongo ugabanyamo umuhanda ibyerekezo byombi cyangwa bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana bafite imyaka ikurikira. Murabizi hari imyaka umuntu ageramo agakubagana cyane, rero biba bibujijwe k'uwo mwana bitewe n'imyaka arimo kugira ngo ajye yicare ku ntebe y'imbere. Murabizi imbere kwa shoferi, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuba arangaye gatoya, umwana agakubagana akaba yateza ibyago havamo, kandi ibyago biterwa n'ibinyabiziga. Murabizi ko haba harimo n'ibyago bikomeye byo kubura ubuzima, niyo mpamvu hari abana baba batemerewe kwicara imbere. A, imyaka 10. B, imyaka 12. C, imyaka 7. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, imyaka 10? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, imyaka 12? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, imyaka 7? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, imyaka 12. Uwo mwana niwe biba bibujijwe kumutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka mu gihe harimo indi myanya, kuko hari imyaka umwana ageramo akaba ashaka gukubagana akantu kose akaba ashaka kukagenzura. Niyo mpamvu umwana w'imyaka 12 aba atemerewe kwicara ku myanya y'imbere. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, umuntu wenda warutwaye ikinyabiziga undi yatangiye kukunyuraho, uri kubona ko yaje yamaze kujya mu kindi cyerekezo cy'umuhanda ari gushaka uburyo ki yakunyuraho, none wakora iki? A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ese igisozo cy'ukuri ni B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Ese igisozo cy'ukuri ni C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga ariko uvugije ihoni. Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cy'ukuri ni A, ese igisozo cy'ukuri ni B, ese igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Urabizi batangiye kukunyuraho ubwo yamaze kujya mu kindi cyerekezo cy'umuhanda, cy'ibumoso. Ubwo nawe ugiye kunyuranaho urumva waba ugiye gusa nkaho uri kumusunika, umusunikira epfo. Urumva ubwo aho ngaho ubwo waba ugiye kumugonga. Uramutse ugiye nawe kunyuranaho kandi yatangiye kukunyuraho, gusa waba uri kumunyuraho uri ku mukiye gice cy'umuhanda, ubwo bisaba kugira umugonge kugira ubone guca. Niyo mpamvu igisozo cy'ukuri hano ari hantu ugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe ikindi kinyabiziga kikuri inyuma cyatangiye kugira ute kukunyuraho. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda. Umuhanda umeze ute? Ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro. Imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho ugomba. Utwaye ikinyabiziga mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ubwo ni icyerekezo cy'iburyo n'icy'ibumoso. Ikinyabiziga kiri imbere yawe kiri kugenda buhoro bitewe n'uko wenda gipakiye byinshi cyangwa ni ubushake bwe. Imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho. Imbere yawe ukareba imbere yawe ukabona uri kuhareba neza, ukabona nta kindi kinyabiziga cyaje, akaba atari mu koni. Ugomba A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. B, kukinyuraho bikorewe iburyo. C, kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisozo cy'ukuri ni ikihe? Ese igisozo cy'ukuri ni A, ese igisozo cy'ukuri ni B, ese igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo bikorerwa ibumoso. Aho hantu ntituzongere kujya tuhagira ikibazo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: A, ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B, ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ese iri tara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? Bibutsa ko ndi kubategurira isomo ryerekeye ku matara. W'ikintu ubusabwa no gukanda subscribe kugira isomo ryose nshyizeho rishya mujye muhita muribonera ku gihe. Ndi kubategurira amasomo 2, hari ryo gufata ibibazo byose by'imibare kubikura mu gazeti nkabibumbira muri document imwe nkabibakoreramo video, no gufata amatara, ibibazo byerekeye ku matara n'andi byo ku matara nkabibasobanurira kugira ngo muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ese hano igisozo cy'ukuri ni ikihe? Ese igisozo cy'ukuri ni A, ese igisozo cy'ukuri ni B, ese igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri ni C, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho haba hagomba gushyirwa itara ndanganyuma ry'ikinyabiziga. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetse kugira uduhanagura birahuri dukurikira: A, 2, B, 3, C, 1. D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese uduhanagura kirahuri muri guhitamo tumenye? Ntabwo mwari mwajya mu kinyabiziga nk'imvura iri kugwa mukabona utuntu turi hajya imbere turi kugenda duhanaguraho amazi? Ndakeka ko mutuzi. Nibura ikinyabiziga gitegetse kugira uduhanagura turahuri
dukurikira: A 2, B 3, C 1, D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri, igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisozo cy'ukuri ni A 2, ese igisozo cy'ukuri ni B 3, ese igisozo cy'ukuri ni C 1, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Igisozo cya nyacyo ni C. Itegetswe kugira agana uduhanagura kirahuri nibuze kamwe. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kunyuranaho iburyo. Bibutsa ko namaze kubategura video y'amashusho yose yo mu gazeti, nyakora video nyakira kuri YouTube channel. Ubwo ugifite ikibazo mu bintu bijyanye n'amashusho wagenda ugacishamo amaso, nabishyizeho n'ubundi bimeze nk'ibibazo, ukagenda ukasubiza, wajya kukirangiza amashusho nk'aya nta kibazo cyakunaniramo. Urabona hano umuyobozi w'ikinyabiziga n'uyu nguyu, uri kubona vora hano hari ibara ry'umutuku niba ashaka gukatira hariya. Haragiye gukatira hari abanyamaguru babiri, umwe ari kwambuka agana iri hepfo, undi akagana ino ruguru. None aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. Ubwo weho ishyire mu kimbo cy'uyu muyobozi w'ikinyabiziga, we wakora iki? Hari abanyamaguru uri kubona ko bategereje kwambuka, utwaye ikinyabiziga cyawe ushaka gukatira muri muhanda w'iburyo, wakora iki? A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri ukagenda ugahita ubacamo hagati. B. Kuvuza ihoni akongera umuvuduko, ukavuza ihoni ugahita wongera umuvuduko ugahita ukata hariya. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka, ukagenda ugahagarara ikinyabiziga cyawe ukareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka, cyangwa mwabano banyamaguru babiri ukareka umwe akambuka ukabona guhita ukata kuko waba wahise ubona umwanya. Ese hano uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Ese igisozo cy'ukuri ni A, gukomeza hagati y'abanyamaguru. Ese igisozo cy'ukuri ni B, kuvuza ihoni ukongera umuvuduko. Ese igisozo cy'ukuri ni C, guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D, reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kawe uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Murabizi akenshi nakuze nanumva bavuga ngo nta munyamaguru ujya mu kosa, ngo nta munyamaguru ukora ikosa. Niyo mpamvu utwaye ikinyabiziga uba ugomba kureka abanyamaguru bakamanza bakambuka. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. Bitegereze neza, abanyamagare bari mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, bari mu gice cy'iburyo nk'ibisanzwe. Hari amagare 4 ari kumanuka. Ubwo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushobora kunyura kuri aya magare, dore kuko ni no ku murongo ucagaguye, kandi murabizi ko no murongo ucagaguye biba bikwemera kunyuranaho. Ese urabyemerewe kubanyuraho? Katurebe igisozo cya nyacyo. A. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza, ubona hajya no kuba nko mu gakoni. B. Yego, kuko umurongo wera ucagaguye. Koko muri kubibona umurongo wera uracagaguye, kandi tuzi neza ko iyo umurongo ucagaguye biba byemewe, udashobora kuba udacagaguye. C. Yego, abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira. D. Yego, kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora kuguha inzira. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A, ese igisozo cy'ukuri ni B, ese igisozo cy'ukuri ni C cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni
Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Murabona ni ahantu mu koni, nubwo hari uriya murongo ukwemera kunyuranaho, ni ahantu mu koni, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba ari kureba imbere neza, niyo mpamvu atemerewe kubanyuraho bari abanyamagare. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni mu buhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda. Umuntu yakomeretse, habaye impanuka, umuntu arakomereka, n'ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa? Kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi. Ni ubuhe buryo bwiza? N'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C, gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. D, guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Ese hano ni ubuhe buryo bwiza wakoresha ugeze ahantu hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, kumushyira ku nkengero y'umuhanda. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi cyangwa umuriro, cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ibindi binyabiziga. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, gusaba abakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, guhumuriza abakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri ni B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byatera nk'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Umuntu akoze impanuka, ariko nyine wenda imodoka igonza akantu, ariko nta esansi iri kumeneka ku buryo wenda byateza impanuka, umurekeramo ugahita uhamagara polisi cyangwa n'imbangukiragutabara ikaza ikamufasha. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse, ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, imodoka ebyiri wenda ziragonganye, nawe ugize uruhare kugira zigongane, wakora iki? Ariko nta muntu wakomeretse, ariko wenda ibyo binyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda, wakora iki? A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C, gutegereza ko polisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D, iravuga ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu nzira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ugize uruhare mu mpanuka irabaye, ariko nta wakomeretse, n'iki wakora? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri hano ni D, guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu nzira cyangwa se mu muhanda. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Utwaye ikinyabiziga mu muhanda, imodoka yawe baraguhamagaye, wakora iki? A, kwitaba cyangwa ugahagarara ako kanya. B, kutayitaba
C gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya? Ese igisubizo cy'ukuri ni B kutayitaba? Ese igisubizo cy'ukuri ni C gushyira imodoka iruhande ukayitaba? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? B na C ni ibisubizo by'ukuri. B iravuga ngo kutayitaba, C ikavuga ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Reka twereke no kubishyira ku bayobozi b'ibinyabiziga. Ese mwebwe iyo babatwaye mu modoka rusange cyangwa hari undi muntu batwaye, mubona abigenza ate? Cyangwa we uri kwiga amategeko y'umuhanda nutangira gutwara uzajya ubigenza ute? Byishyireho. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Hano rero ikintu uba ugomba gukora, igisubizo cya nyacyo ni C gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ndakeka ko bamwe muri mwe hari abantu babatwara bari kuvugira ku matelefone, ariko ntabwo ari byo. Mugomba kumenya uburenganzira bwanyu mukababuza, bataba babateza ibyago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Ikibazo cya 16 kibaza ngo niki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? A gutanga ikimenyetso cy'ukuboko, gukoresha amatara ndangacyerekezo. B itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo iki? Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ushaka guhindura icyerekezo wakora iki kugira wirinde icyago unakirinde abandi bari gukoresha umuhanda? Guhindura icyerekezo, wenda tuvuge ko wari uri kugenda uva i Kigali ugiye Musanze, ugeze mu nzira wibutse ko hari ikintu wibagiwe, ugiye gukata wongera usubire. Ibyo nibyo bita guhindura icyerekezo. Wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Hano nanditse C ebyiri ariko ubwo ni ino ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B ikavuga ngo itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Ndakeka ko wari wamaze kuyitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Kadukomeze n'ikibazo cya 17. Kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Umuntu ugifite ikibazo ku bintu by'ibyapa rwose, nugera kuri YouTube channel yacu ukabona hariho video nyinshi wenda no tuyibona, uhitunyandikira kuri 078 935 16 muhe link umanze usome ku byapa ubone kuza dukomezanye ujye ugera ku bibazo nk'ibi ubiceho wihuta. Ese iki cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara asa ate? Ubuso ndakeka ko ku kibazo cya mbere nari nabivuzeho, ubwo hariya niho haba hitwa ubuso nko kwa cya cyapa cya mbere hari aho umweru. A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa se ikimenyetso cy'amabara akurikira. Murabizi niba ahantu hari inzira idakomeza abagomba kugira iki? Icyapa kibyerekana kugira ngo
utazakomezamo wagera imbere ukabura inzira. A. Umukara n'umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Kwa kino cyapa cyerekana ko inzira giteho mu ntangiriro ridakomeza kirangwa n'ikihe kirango cyangwa ikihe kimenyetso? Ese icyo kimenyetso cyaba gifitizwe n'amabara asute? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, umukara n'umutuku? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, umukara n'umweru? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, umweru n'umutuku? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, baba bavuze ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, C ntabwo ariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora ikizambiranse. A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige kugira mugereke. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese ikintu hano wakora ni ikihe? Ziriya modoka zitwara abarwayi murabizi iyo zacanye amatara ubwo ziba ziri gutanga ubutabazi bwihutirwa cyane. Ugomba kugira ute? Ugomba gukora iki mwa bino batubwiye? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri hano ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kugihitamo, wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese wakora iki ukurikiyeho n'imodoka itwara abarwayi yacanye amatara y'intabaza arabagirana? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese wowe uramutse uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara, kuko biriya binyabiziga murabizi biba biri gutanga ubutabazi bw'ibanze. Niyo mpamvu ugomba kubiha inzira kugira ngo hari igihe biba bitwaye n'abantu bakeneye ubufasha bwihutirwa. Murabizi ko biba bitwaye abarwayi, urumva abantu barwaye isaha n'isaha aba yanapfa batamwitayeho. Niyo mpamvu uba ugomba kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ikibazo cya 24 cyo cya nyuma kirabaza ngo tegereze neza, wifuza kugana ibumoso imbere yawe. Kubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? Wifuza kugana ibumoso imbere yawe. Ni ukubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? A. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. D. Ikavuga ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura mu ruhande rw'ibumoso. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Kwemera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Kwemera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura mu ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Mbibutsa ko amakode aho waba uri hose mu gihugu tugufasha kubona kode mu gahe gatoya. Kandi ikindi uramutse ugize ikibazo mwa kino kizame twakosoye wahita umpamagara cyangwa ukanyandikira nkagufasha nkagusobanurira biruseho. Igisubizo cy'ukuri hano rero ni C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. Ndakeka ko we twakosoranye kino kizame hari icyo kigufashije. Ikintu busabwa no kugira ukomeze urebe video zacu, ukomeze ukora imyitozo ihagije. Murabizi ibibazo ntabwo babihimba, n'ubundi ni ibibazo ababaza nuko wenda bishobora kuza babishurikiranyije.
niyo mpamvu ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije, niyo mpamvu twazanye ino channel kugira ngo ijye iborohereza mujye mutsindira ku manota yo hejuru kandi bitabagoye. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde ibihe byiza.